Nitwa Padiri Felicien Nsengiyumva, umupadiri wa Diocese Gatolika ya Ruhengeri, nkaba umuyobozi wa Centre Pastoral Notre Dame de Fatima. Centre Pastoral Notre Dame de Fatima ni hoteli y'inyenyeri 3. Iyi hoteli yabayeho mu mwaka wa 2004, ikaba iherereye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, umurenge wa Muhoza. Ikaba yegereye stade Ubworoherane ku muhanda ujya mu Kinigi ndetse n'ukomeza ukajya mu Cyanika. Iyi Centre Pastoral Notre Dame de Fatima mureba ifite bunararibonye bwo kwakira abantu benshi. Abaje bayigana bahabona serivisi zitandukanye. Hari sale nini igenewe kwakira ubukwe ndetse n'abandi baje gushakaho serivisi, cyane cyane nk'inama y'abantu benshi. Ifite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga 800 kandi bicaye neza. Murabona ndetse naho imodoka nyinshi zishobora guparikwa, guhagarara. Dufite n'ubusitani bwiza, abashaka gufatiramo amafoto, abashaka no kuharuhukira baraza bakumva ayo mahumbezi yo mu Majyaruguru. Dufite amasare menshi yo kwakira inama, kandi dufite n'abakozi beza babakira neza. Uje mu Majyaruguru, uje muri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima, ahakura akanyamuneza kandi akagenda yishimye. Muri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima dufite kandi n'ahantu h'imyidagaduro. Buri kuwa gatandatu ku mugoroba abana, ababyeyi baraza tukabagirira icyo bita igisope, bakivanamo amavunane, bakishima kandi bakagenda banezerewe. Centre Pastoral Notre Dame de Fatima dufite na coffee shop, tukagira na catering, tukagira n'ibindi byinshi. Uje kutureba turamwakira neza, kandi dufite n'amacumbi meza. Abashaka kuruhuka baza bahagana bakaruhuka neza, nta rusaku, ahubwo bakaruhuka bakagenda bafite n'akanyamuneza. Rero mwese abashaka kugana akarere ka Musanze, muzajye muza muruhukire hano muri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima. N'akarusho ku bantu basenga, muzaze twegereye Paroisse Cathedrale ya Ruhengeri, tukegera n'ingoro ya Mwamikazi wa Fatima. Noneho no muri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima dufitemo chapelle nko ku bakristo Gatolika, atari no ku bakristo Gatolika gusa, n'abandi bashaka kwegera Yezu, bashaka no gusenga Imana. Tubakingurira chapelle yacu maze bagasenga, bakegerana n'Imana, bakaza baje no kuruhuka, noneho bakajya imuhira, bakajya no mu kazi bafite akanyamuneza. Muri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima nk'uko nabivuze, dutanga serivisi zitandukanye. Hari resto bar, aho kwicira akanyota, naho gufatira amafunguro hameze neza. Noneho
akarusho spécialité yacu muri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima duteka ibiryo by'umwimerere navuga naturel, ibiryo bitarimo bidahingishije les engrais chimiques cyangwa amafumbire mvaruganda, oya ahubwo ni ibiryo by'umwimerere dukura muri jaride yacu muri kureba hano, ndetse tukagira n'amafi meza dukura mu biyaga bitwegereye, ikiyaga cya Ruhondo n'ikiyaga cya Burera, byose bikaba ari umwimerere. Ibyo rero nibyo abaje batugana badukundira kandi bikaba biteguye neza, biteguranye ubuhanga.